Hello abakunzi b'ibishyimbo muri he abantu bakunda amaboki ibishyimbo muzi tegura ibishyimbo kandi ndabasuje nizere ko mumeze neza. Ewana tugiye guteka ibishyimbo biryohe kuruta inyama. Kora subscribe nze nkwereke uko tubigenza. Tangira ukate ibitunguru, nakoresheje ibitunguru bibiri, icy'umutuku n'icyumweru kimwe, ugiye ukabikaranga neza ugashiramo umunyu buhoro buhoro. Ndashiramo n'utuvuga n'utupwavuro dutoya nadukasemo dutoya cyane kugira ngo nkuko munataye ibishyimbo nayo dukora ntoya, niyo mpamvu nakasemo duto cyane, ushaka wanabisya ariko nadukasemo duto urumva nakuze kugaragara mu bishyimbo ahanini. Ubundi ukomeze ugaragure neza kugira ngo bishyane neza. Ndashiramo tungurusumu ziryoshya ibiryo. Abantu mugiye nkunda guteka tungurusumu sinzi, ariko ziryoshya ibiryo kandi zikanahumuza ibiryo cyane. Ukomeze uvange neza ubitekere ku murongo muke kugira ngo byose bize gushya neza bihane. Ewana kabisa murabona ko rwose biza kugira kuba byahiye. Ushiremo nakunyu kugira ngo nkunda gutekana umunyu no mbona rwose numva biya biryoshye cyane. Ndaje nshiremo inyanya, nimara gushya neza ndaje nshiremo inyanya ziseye. Inyanya ziseye rwose nizo nkunda cyane. Inyanya zigeze rwose zidaseye nagahura n'urunyanya rwose mu isosi cyangwa se abantu kiza no kuzikatamo cyane cyangwa kwaza kuzicucuma nabyo ni sawa cyane. Ubundi tureke inyanya nazo tuzihe abantu umwanya nazo zishye neza, ziraza gutuma icyo isosi iryoha neza cyane. Inyanya zitahiye ntabwo ziba ziryoshye mu isombe, ntabwo ziryoshye mu isosi rwose. Ubundi dukomeze tuvange neza. Mura ko rwose inyanya zahiye ndazishyiramo salsa cyangwa se sauce tomate, ubundi nayo uvange neza uyihe umwanya kugira ngo nayo ize gushya. Sauce tomate utahaye umwanya ushye ntabwo biza bitukuye rwose. Icyo tugamije nuko ibishyimbo biza kuza biryoshye bitukuye. Ewana biza kuba biryoshye bikuta inyama. Nkomeze mvange neza, utangiye intuza tomate imara gushya ndetangiramo shiramo ntangiye ibirungo. Nashyizemo agaperisile, shiramo ntuza poivre noir, ubwo ntuza ni black pepper, ndashiramo ntuza paprika, unishiremo agasoja. Ntabwo ndi gushyira ibirungo byinshi bihambaye, ariko ubishaka aza gushyiramo ibirungo rwose bihambaye. Icyo ushaka nuko bitaza kuba ari byinshi cyane cyangwa se bikabije, ariko umuntu ashyiramo uturungo turi simple kabisa biba bihagije cyane simo gushyiramo. Umara kuvanga neza ushira ndashyiramo tuzi dukeya, ubundi ndeke bibanze bishyemo cyane. Ibishyimbo ndaza kubishyiramo nyuma kugira ngo ibirungo nabyo bize gushyamo neza. Ngiye gutanshiramo ibishyimbo kabisa. Ibi ngibi nakoresheje ufite byandi by'umutuku byose. Abana biza biryoshye kabisa. Njye nkunda ibishyimbo by'iriba numva biryoha cyane. Cyane byandi by'imikara kabisa. Ibishyimbo ubashije kubona byose aza gushiramo, ubundi ugaragure neza witonze kugira ngo ibishyimbo bitaza gupfunyuka cyane. Ibyo nyine ntabwo byari bihiye cyane biri nko 90%, niyo mpamvu ntabwo biri bufukonyoke cyane cyangwa se bize gusa. Urabona ko rwose ukomeza uvange neza. Ariko umuntu ashobora no kuranga udushyimbo gutya rwose tujya gutya nta bintu byinshi, ariko ngiye kubiteka gutya kirimo amazi bize kugira gusa birimo agasosi gake cyane ariko kanyeganyega, bitaza kuba amazi. Ibishyimbo biza kuba biryoshye cyane. Ngiye kubiha umwanya nabyo rwose kugira ngo bifate umwanya bize gushya ku ntuza, bize gushya neza, bifate umwanya bishye, biraza kuza rwose kuza biba biryoshye cyane. Murabona ko rwose ibishyimbo birasa neza, birahumura, bimeze fresh kabisa. Igisigaye ni ukubirisha ibishyimbo. Umva ibishyimbo biraryoshye kuruta inyama pe. Ushobora kubirisha ubugari, ushobora gutucumba ubugari ukabirya kawunga, ibirayi, igitoki hafi aho, ibintu byose ushobora kurisha ibishyimbo. Murabona ko rwose ni ibintu biba byoroshye cyane. Uteka ibishyimbo bikaza biryoshye cyane, bikaza bisa neza cyane gutyo rwose bimeze neza. Murabona ko rwose n'uburyo ushobora gukaranga ibishyimbo bikaza biryoshye cyane bimeze neza. Ntabwo ari ibintu bikomeye kubiteka, biroroshye cyane, buri wese yabasha kubiteka cyane ubundi ukabirisha. Urabona ko rwose ufite ibishyimbo wabasha kurya inyama. Si ngombwa inyama zitaba ari ngombwa, ariko iyo uriye n'ibishyimbo birisaba cyane. Ibishyimbo ni byiza ku buzima, ni byiza ku mubiri rwose. Murakoze kureba channel ya RC France Lifestyle. Mukore like nimba ari video yakugisha akantu akanda like ugasharinga, kwibagiye gukora subscribe. Bizu